Use wandekuye. Nakwereka weho ujye ugenda mu bagore bagenzi bawe nsabye ngo ngiye ngo nibye. Umugabo yiba mu rugo. Ntabwo mbigufataniye haya. Ntabwo mbigufataniye gabi hakana. Mu rugo rwanjye hakana no umujura yabyibesha. Umugabo urongera twaye ibishyimbo kuko ubona abana nzabaye ikiwawe. Ubundi abagabo nkabo n'imana tangi cyabikijya. Wa mugore barabana ibyo bishyimbo babihinze. Hereza imana tangi. Wa mugore we. Ntabwo ndi umugore waso. Tubyumvikane. Baye mwiyamye. Njye sindi umugore waso. Njyewe nafashe imyaka yo mu rugo rwawe. Turi kumwe. Ntukajye wiba. Ntukajye wiba. Njyewe urimo kwikakaza Jado. Nikakaza. Urimo kwikakaza we. Ariko abagabo nkabo n'imana tangi cyabikijya. Wa mugore barabana ibyo bishyimbo babihinze. Hereza imana tangi. Urandorera icyo kigabo cy'urutarubira. Umva nkubwire rero. Nkubwire wa mugore we naragushatse nagwa nshatse. Urimo kumva? Nashatse kugira ngo uze. Hagati yanjye nawe. Cisha inzara n'ubyaro. Ngaho ndorera ibishyimbo. Bakwicisha inzara. Umufuka w'ibishyimbo wikoreye mu gikapu. Umufuka w'ibijyanye he? Waticishwe n'agaru tutemari tubiri nari nijani. Kajye umaze gutwara bingahe wa mugabo? Wa mugore we ndakubaje. Ndarakurongoye cyangwa barandongoye. Urajya ngo tuzicane wa mugabo. Noneho tuzicane kugira kugira ngo urarujyana kwa urabona nzaruhiye. Urabona nzahikira urarujyana. Bore kandira. Urandebera. Wifata cyangwa nginana kuniga untesha umutwe wa mugabo we. Uto no gushira umuntu ku nkeke ku bintu bye. Ibintu byawe mu biki? Wa mugore wumva nkubwire. Uyu munsi nta gucika. Ino marate namenye ko amafaranga y'ikibina arimo wayashize. Urimo kumva neza. Yasho. Imeze neza. Ase kuba watinzira. Ntabwo ari cyane. Uzigenda nahagereye. Wahageze kare. Shamba nahageze kare. Ase ubundi nta nubwo wumva. Nari mukumva icyo. Nasi ko utabinyereka. Cyakoze kabisa ni byiza cyane. Urasa neza ariko. Cyane. Urasa neza cyane. Uko duhuye buri munsi niko mbona wahindutse. Nawe nuko urasa neza. Ututuntu. Utwo ubona nyine. Nese dusobanuye. Utu. Ko namenya ari uturi kuvuga ko ari utwo. Sinabwo uri kutubona. Utu twahana. Hajya no tw'abakobwa. Ariko nawe ushatse wadushyiraho da. Ekasi. Nanjye. Tukajya tugendana twese tumeze gutyo. Kubyaba ari byiza cyane. Cyane. Ongera umwobere. Bazakunye ariko. Aya ntabwo Kosha muri mubiki. Neza cyane. Narakubwiye ngo njyewe ndayoro yatwaye mu kimira. Ubonere kuzana iki kigoroba wa mugabo. Uko nukumbuza ubusugire bw'umugabo nk'umugabo mu rugo we. Urimo kumva ibishyimbo. Umugabo kwigotari. Umva mugore reka nkubwire. Narakurongoye ntabwo ndongo. Nakubwiza ukuri ko mu masambu yande. Ibishyimbo nturi bikura ha. Reka nkubaza. Ninde wigubihenyemo? Narakubwiye ngo uhenemo. Narakubwiye ngo. Ujya kuza wazanye. Icumi zepe na irimo amakariso. Wamaze wa mugabo we. Nakubwiye rero. Kandi nkwereke ko nyo. Mugabo we. Ubu turagwana nta yanjye we. Nta mikino ndakwiza amafaranga. Wa mugabo we. Kankubwire rero. Utangiye kuzana amaboko bita. Nakunigira amahano ngiyewe tegebera sha. Umuntu uye ku mana yanjye we. Mugabo. Abana banjye utazabicisha inzara hejuru. Mereza igikapu. Gorera. Ndavuze ngo amafaranga yanjye icazwaho. Kankubwire. Bijyane. Bijyane. Nukuri kw'Imana ningera mu rugo nkago bifata bijyane. Atira bijyane. Abana umugabo w'imbwa gusubuni bijyane sha mu bishyimbo byavuye mu isambu ya data ndakubiza ukuri. Bijyane ibyo bishyimbo. Abana banjye bazicwa n'inzara hejuru yawo. Ngaho bijyane sha. Nigwa mbenye mu mirimo yanjye usukarazwa. Nakubwiye ngo bijyane sha. Nkubwiza ukuri mu mirimo ya data ndakubwiza ukuri. Mana we data yanjye. Uze mita mwica hari
data we ubonye urushiki mpaye kandi wereke mwana yanjye niko shamba njye nkubwira sibyo uyu ni sheri wanjye sibyo umva nkubwire sibyo kandi nanjye njye wapisha bete ndapikasi mwereke njyewe mwe kunamva mugabo umva nkubwira agakobwa nawe nawe ndawukubita ngo nawe agashenzo nango nango nzi kucyumbira ngo ndi sheri wawe umubyara hariti biki umva nkubwira rero share umva njye kuri sheri wawe cyangwa sindi sheri wawe none iyi ntambara ndamenya ndayikiza ngo manzi uvuga hagati yanjye n'umugabo sheri wawe sibyo mva nkubwire wa mugabo sese nta turi sheri wawe mva agakobwa we uwo mutima gumeze nk'uw'intare ishonje uzakurimo bashyiramo umuzima bashenga ndakunda mugabo we rero umva nkubwire umva sha umva njya nkubwira sibyo umva tudashwana mbabarira unde tutazongera tugahura n'ahandi sibyo tutazahura n'ahandi kuri sheri wanjye ngahita nkukuramo umutima hajya ngo sindi mubyara wawe ibiki wakigwa ryo ko muna kije kiri kwiriza umugore ngiye bubina nkoreye nyina ntabwo turi mu bantu biba bigenze bitengeye ibyo urimo wirizarizamo umuntu w'umugabo ararira ukagira ngo reba muno nanjye nakubitaho wanjegera ukubize mugize nta n'isoni kiba gifite kigira kuko umugara nkubita ni gute suba inganzwa ugakubitwa n'umugore wowe nyine sisike namubwiraga nyine namubwiye ngo ngiye kukwica ahita ambwira ngo mwica nanjye anyica mpita ngira ubwoba ndiruka ubwo ijambo ryo kwica warivuze mu kanwa kawe none ntarivuga kuko njyewe yarankubise ubu iki gihugu kiracyafite abagabo b'inganzwa bene ako kageni ndabizi se ubwo se ubwo ngende muri iki gihugu umuntu njyewe yifata nkubite bingana kuriya nawe unyumvire nabyutse mu gitondo ndavuga ati rero nta hantu mfite akazi kandi mfite icyaha nuko ubigenza uti ndaho udushyimbo ndabizi bwa busamba bwawe uko wajyaga wiba ibishyimbo ukabitwara mu idebu ugiye kuvoma n'umugore urabimukora noneho narakwibaga ari wowe ibaze noneho ntabwo mba ndimo kwiba aba ari ibyanjye urimo umugore arafata arankubita ubwo hajemo ikintu cyo kwiba rero yego wibye rero watekereje ibi bishyimbo ubizi ukuntu umugore wawe yirwa arahingira abantu isuka yamuhese igikanu ibyo se njye birandeba umwana wanyu kujya ku ishuri ninjye wamuguriye amakaye abiri ejo bundi ngo wibye ibishyimbo umva rero mubwize ukuri uriya mugore naruraramo ninduke de agahanga kajya inyuma ko katagiyeyo nagararuraramo ajya wansaba kugira ngo ujye kumusenda aho ngaho numvisha ari wowe ufite ububwa man njye ndimbwa nukuri ndimbwa ndimbwa umugore oya ninabwira nimba ndimbwa nawe dusubirane ingegera y'umugabo ndoro ingegera y'umugabo usaba yumva abana nzaba dafuro komera cyane amraho manda hose ndahicyo ndondorera hano wenda abantu bumva tsakuza akajya ngo reba ibishyimbo kubingana ndorera nawe ibi nanjye byambayeho umugabo wanjye uzi ko twagwanye mu kandi kanya yajyaniye ibishyimbo ariko si uko abijyanye ku isoko bagiye kubinyweramo amafaranga we hano kandi harimo n'amafaranga y'ikimina ntuyabwire abagabo baratunaniye pe ubu nturumbiye mu murima mubonye agiye ku gasantere yarabyikoreye nanjye yabinyibye kandi abana kujya ku ishuri aba ari ikibazo ariko mana we ubu rero muri kwasama hano muri kurondogora akanwa karenze umutwe ngo mare kubwejagura ariko wa mugore ubu ufite ubwenge koko ariko se gira ubwenge buhe ngira ubwenge uje kurondogora hano ngo ngiye najyanye ngiye mfite ubwenge ariko nawe ufite ubwenge ninde wakubona umingaraye ariko mwigarara iki uzajya unyiba mpinge nsaruro nyibe aho natunze abana banjye nurangiza ngo nta bwenge ngira hajya uhinga mwande se wowe hari n'agashiti se wigendere ndabona namwe bitoya aya nawe mbwira ubwo bwambo mumurimo si wa mugabo urabona umugore oya nta bwenge ahubwo wowe umugabo niba tudahingira abana ngo bakire ishuri warangiza ukaza wiba ibyo twejeje ubu uzi ko abana bazaza aba bagore mubabazi niba njye narakuzanye ngo tereka mu isambu hinga muhingire rero umugarame abana banjye bamwana abana tuzabaye kimwe abagabo mwabishyamo gace umva rero mwana sibyo njye tutazabona hano n'ibintu sibyo ubundi ibyo wakoze ku bubizi umva mubwire umva we njye ibyo ngibyo ntabwo uzabigira bukunda umenya bukunda sibyo muri mwese nta numwe nkunda muri kurwana n'iki n'ubundi nawe uzagukunda ndeko zamana sigara na shiri wawe nta n'umukunda agakobwa kabwiye ngo njye nta nakukubita sibyo ariko urangubita we njye nta nakudiye sibyo njye ngo shari ngo ndagukunda ngo nukuri kw'Imana
namudutira papa na musaza wanjye nje umva nkubwire sibyo uwo mutima umaze gucyo uzawukuremo narakubwiye ngo usohokanura byawe ngo agakobwa nje ceceka aho ngaho wabimbwiye ryari ntabwo nabikubwiye maze kugusohokana kabe kuva twakundana rimwe amafaranga gutakaza icyo gihe urayazi uzabona nayakoreye kukiyede itafani imanukira ku kuboko njyewe se mbwiza ukuri iyi ngumu umugore yankubise twazihangana ngewe nawe ma buretse nkubwire burisari wankubitiye n'umukazana kwanza umukazana wawe abagore baracyatinyuka bagakubitwa bene ako kageni none ibyo hohoterwa ko nawe urebye nabi nakuritura ma reka mbwire umva nyine mbwire ndozo ubizi ko afite ide y'amezi 3 ahubwo ndayikuramo nakuvuna wangegera nakuvuna ari n'ibyo uyu munsi nakubitwa nkushyigikire mu makosa unshyigikira atanga ubire sinagushyigikira wamushanze squera shama naribi zungubiza reka nkubwire yaba wowe nawe reka nkugire inama ya kigabo hagarara nkugire inama ya kigabo itamuyoba kuba umugabo ujya ufata isuku ujyane n'umugore guhinga niba bitagenze gutyo urajya ugera iwanjye nkuske nzozi mu telefone agukubite uhinduke mbwa rurebe none yanjye abagabo ujya nshaka kubaza abagabo ndekura nijyande urabinyeretse ego sha abagabo bameze gutya muri iki gihugu bifata bakajya imyaka y'abagore none ngo ni nkifasha kirukana umukazana abuzukuru wanjye bicwe n'inzara nta n'ubwenge ugira iki gihugu kiracyafite amasomo menshi ngewe rero nge nigwa n'umwuma imyaka agiye gukora ibiraka abandi bose ntabwo bakora ibiyede ntabwo bakorera amafaranga abandi bagomba ubu uri ko nkaba naragushakiye nese nawe wanshatse ngo ntunge ntabwo wanshatse ngo nkutunge naragushatse ngo mushyire mu masambu yanjye uyahinge uramenye uzuza tuyahingane twumvikane buri kimwe uramenye twumvikane nitwumvikana kubijyana ariko mu gihe abana babuze icyo kurya tansiyo ushake mu Rwanda nawe mwiyamye ku mugore wanjye ubwo bugamba nayo ubwo rero ntavuga urananiye rega wakiye bugufi ubundi tukuba utagira ngo nuko nakwitonda ariko ibiki hari igihe urankanga se genda mfaho urankanga wowe ndagukanga ubu rero urireba ukireba ugasanga uri umugore w'igishongore cyane ninjye ukora ninjye utunze abana ahubwo wigizwe no kunywa ubu nyiba ukuzema ariko umuntu wakumva ngo ngiyewe ngo nibye ibishyimbo none se wabyibye twabyumvikanye njye nawe twabyumvikanye ngiye kukujyana mu rugo uyu munsi turahanga wamaze mpa ubundi wagakobwa kigize kabimbwira ariko urinda unsakoreza ubundi warankoye nawe gakobwa uheri kabunumete nje ubundi nanakudiye sibyo ubundi nge ntabwo nigeze musohokana n'umunsi n'umwe musohokanye kanga bagashenze kuba twamenyana muvira mu nzira sandi mu nzira yasko angegerawe nje umva nkubwira agakobwa sibyo nje nandi gukina nawe sibyo umva utahangana nanjye sibyo ntuhangane nanjye nje umunsi nagusohokanye uzana amafaranga nawe kwa gakobwa we ndagiye ku kiyede urumva nkora ukwezi kose urabyumva itafari imanukira ku ino nisa ryabaye ipfunira kangiza ngo nyanyengo wankoye yasubu nawe urira bukabona uri kubona ndiki ukubona uri akagabo umva bagakobwa nge sibyo nje nandi musaza wa narubwo ni papa wawe ibyo uzabibwira papa wawe sibyo kandi ikindi ujye ukena igitsina cya mwavukira rimwe nicyo mungana sibyo nka kambe mu maso ukagenda bagakobwa Kuse wandekuye ndakwereka weho ujye ugenda mu bagore bagenzi bawe nsebya ngo ngiye ngo nibye umugabo yiba mu rugo ntabwo mbigufataniye haya ntabwo mbigufataniye gabi hakana mu rugo rwanjye hakana n'umujura yabyibye kandi nibyo twabyonyine ibi bishyimbo by'umugore ariko kuki mwirengagiza ahantu ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga 2,000 byihorerera abantu byarabacanze barangiza ugize imana tureze mwari murimo kwirukankana agafu kuri ahantu inusu none biraje utangiye kubigurisha ngo bereze nanjye
usibye mu rugo rwanjye rwande se umugabo wiyibabaho umva mugore we ntabwo ndi umugore wa so tubyumvikane baye nkwiyamye njye sindi umugore wa so njyewe n'undi munsi ntuzongera kunyita umugore nafashe imyaka yo mu rugo rwanjye turi kumva ntukajye wiba ntukajye wiba njyewe urimo kwikakaza jado nikakaza urimo kwikakaza we ariko uyu mugore yangambaniye ngo wangambaniye ngo bangu mwangambaniye ngo munkubite mwari mwane sinzongera uriba abana bakabura munkubite sha wangambaniye ibishyimbo ukuntu bihenda umugore wawe yirwe ahetse isero ahetse n'abariya bana nurangiza wari uzi neza ko ananirwa no kugura ikayi y'umwana agiye ku ishuri buri munsi nkura nacyo cyasinze no kwishyura amenerivate wakagurirwa isanduku we ntabwo ari byawe bwarakunaniye magana cyenda mugore we nakomeye ca n'abatari wowe ariko wa mugore we sha buretse 975 gakakunanira warangiza ngo urizamagabo w'ibi bishyimbo by'umugore arabyiga nuza we mana yanjye mana yanjye ibishyimbo byanjye yarabijyanye uramumfashije urakoze ariko se ubundi ariko mu buzima busanzwe ikigabo cyawe ni igisambo ariba rero reka manze nkubwire mfite n'umuhungu nawe ni igisambo umukazana wanjye buriya yarushye umukubabibera nk'uwo warushye ariko se ubu noneho abagabo b'iyi minsi ntabwo azi ikintu umuntu araza kubakorera umuntu ajya muri kabari noneho ikintu kinababaje leta yaratworohereje kwishyura umwana n'amafaranga 975 ariko ugasanga umugabo byamunaniye mani mujye mwihangana ingo z'iyi minsi niko zubakwa natwe mubona ngo turadingisa amabuno rwaratunaniye ariko se ubu koko yewe numva bigoye gusa tuzazubaka koko ntabwo amafaranga rero wa mugore wambabariye ko arabenutse mwaza mukambenunura izi bintu nkore rebera muho rebera nanjye nakubita ubwana isoni rufite bana ko kwambara ubusa sundi tuye sawa